mwami Yesu ashimirwe akagahe. Munyemerere dufate Bibiliya dusome ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 24. Dusome Matayo igice cya 24 umurongo n'uwa 3 n'uwa 4, ariko dutangiriye ku murongo wa mbere byaba byiza cyane tukarushaho kubyumva. Yesu asobanura ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwe, abyumvikanisha neza bisobanurira intumwa ze. Kandi mwese mbanje kubasuhuza mbashimira Imana Data wa twese iduhaye akagahe, ihimbazwe iteka ryose. Amen. Munyemerere rero twerekeze amaso muri aya magambo Umukiza wacu yavuze kugira ngo dushobore kumenya ni ibiki bizaranga ukuza kwe. Byanditswe muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3, handitswe ngo Yesu asohoka mu rusengero. Akigenda abigishwa be baramusanganira bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati ntimurebe ibi byose, ndababwira ukuri yuko hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye. Baramubaza bati tubwire, ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka y'isi ni ikihe? Muvandimwe inshuti nkunda, mu nsanganyamatsiko turi gukomeza kurebera hamwe ivuga ngo ntibigitinze, n'uyu mugoroba nibyo nifuza ko twasesengura tukarebera hamwe urugendo rusigaye ngo dutahe iwacu mu ijuru. Mu nsanganyamatsiko ivuga ngo urugendo rusigaye ngo dutahe mu ijuru rungana iki? Urugendo rusigaye ngo dutahe mu ijuru rungana iki? Ni iki tutakoze kugira ngo dushobore kugikora dushobore gutaha iwacu mu ijuru? Harabura iki? Hasigaye iki? Ni iki gisigaye kugira ngo dushobore gutaha? Mu buryo bw'ubuhanuzi nk'uko twamaze kubisesengura kandi nk'uko twabyumvise mu ntango ziri teraniro cyangwa se z'aya materaniro, twabonye ko ubuhanuzi bugizwe n'imigabane itatu. Hari ubuhanuzi bw'ibyashize aribwo bwitwa amateka, hari ubuhanuzi bw'ibiriho aribyo byitwa ibyaduka, hari n'ubuhanuzi bw'ibizaba aribwo bwitwa ubuhanuzi nyirizina. Iyo migabane uko ari itatu rero yuzuriye mu byo Kristo yavuganye n'abigishwa be kuri uyu musozi wa Elayono ubwo yabibahishuriraga. Kandi nongera mbibibutse neza ko nk'uko Ellen White yabyanditse mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, iki gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, ingeri ya mbere ku rupapuro, ingeri yasohotse 2013, iyi ngeri yasohotse mu mwaka wa 2018, cyasohotse mu mwaka wa 2018 ndetse n'uwa 2019 nibwo cyageze hanze. Ibitangazamakuru aribyo bizagenda biduha amakuru y'isohora ry'ubuhanuzi. Ibyanditswe byera byo bizakomeza guhora bivuga biti hazabaho. Ibitangazamakuru byo bizatubwira ngo habayeho. Iyo uzi guhuza hazabaho na habayeho, ntugwa mu rujijo kandi ntubura gusobanukirwa n'isohora ry'ibyahanuwe. Urugero ndabaharuri muri ibi byanditswe muri Matayo igice cya 24, mwumve neza uko Kristo Yesu yabisesenguye. Namwe mu byumve ku murongo wa 2 yarivugiye ngo ndababwira ukuri yuko hatazasigara ibuye rigeretse kuri indi ritajugunywe hasi. Aya magambo yuzuye mu mwaka wa 70 imbere y'ivuka, nyuma y'ivuka rya Kristo. Aya magambo yasohoye mu mwaka wa 70 nyuma y'ivuka rya Kristo. Muri uyu mwaka wa 70 nibwo ibi byabaye. Hashize imyaka iri hafi gushyika mu 1320 cyangwa se 1321, ibyavuzwe ngo hazabaho byaramaze kubaho kandi byarahindutse amateka. Urundi rugero rwa kabiri ni urwanditswe muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 13. Yesu asesengura ibimenyetso bizaranga ukuza kwe, yavuzemo iby'ikizira kirimbura cyagombaga guhagarara hera. Ibi byabaye mu mwaka wa 62 nyuma y'ivuka rya Kristo, ubwo Sestius yagotaga Yerusalemu
kandi byuzuza ukugotwa kwa kabiri kwa Yerusalemu, cyangwa se ku nshuro ya kabiri Yerusalemu yongera kugotwa mu mwaka wa 67 Titusi ayoboye ingabo z'Abaroma. Nyamara ibyanditswe muri uyu murongo birakomeje kuvuga ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli ryagaza hera. Ibi bizakomeza kuvugwa ngo ubwo muzabona, nyamara barabonye, byaratambutse. Bityo rero ibinyamakuru nibyo bizakomeza kugenda bitumenyesha yuko umurimo uhagaze ndetse n'icyerekezo cyawo. Muvandimwe nshuti nkunda, kwizera kwacu kuzakomezwa no gusubiza amaso inyuma tukareba uko ubuhanuzi bumaze imyaka myinshi bwagiye busohora. Bizadufasha kumenya ko ibisigaye bizasohora nk'uko byavuzwe n'Umwami Imana abivugiye mu kanwa k'abahanuzi, nk'uko byanditswe muri Luka igice cya mbere ku murongo wa 37, byanditswe byatuwe neza muri aya magambo avugwa ngo, Luka igice cya mbere ku murongo wa 37 byanditswe ngo, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ijambo ryose Umwami Imana avuga rigomba gusohora uko byamera kose. Reka rero dusuzume ubuhanuzi bwamaze gusohora, tubone dusuzume n'ubuhanuzi butari bwasohora, tumenye turi mu isaha ya kangahe, tumenye ni iki gisigaye, tumenye turakora dute muri iki gihe kimaze gutambuka cyangwa se muri iki gihe gisigaye. Inshuti mukundwa, ntitwamenya ubuhanuzi busigaye tutabanje kurebera hamwe mu ncamake ubwasohoye. Dore bumwe mu buhanuzi bwamaze gusohora n'igihe bwasohoreye. Umva nawe, ubwami bune bwarahanzwe burahanguka nk'uko biboneka muri Daniyeli igice cya 2 n'icya 7. Ubwami bw'Abaroma bwigabanijemo imigabane 10 yavuye mu Burayi butigeze bwihuza kugeza na bugingo n'ubu, nk'uko byahanuwe muri Daniyeli igice cya 2 ku murongo wa 41 kugeza ku wa 43, nk'uko tubisoma muri icyo gitabo. Ibi byatangiye kuba mu mwaka wa 605 mbere y'ivuka rya Kristo, biza gusoza cyangwa se kurangira gusohora k'ubuhanuzi mu mwaka wa 538 nyuma y'ivuka rya Kristo, aho agahembe gato kongeye kubona ikaze mu bihugu by'Uburayi. Ibi rero bikaba byaramaze gutambuka. Icya kabiri, ya myaka 1260 yo kugara k'ubutegetsi bw'ubupapa, ibi ni amateka yamaze gutambuka, kandi yo ikaba yaratangiye mu mwaka wa 538 nyuma y'ivuka rya Kristo, irangira mu 1798 nyuma y'ivuka rya Kristo. Byumve neza, ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kabiri mu 1929 hasohoye ubuhanuzi bwo gukira k'uruguma rwica. Dusoma mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 3. Ubu isi yose iri gutangarira iyo nyamaswa iyikurikira kandi ishyira mu myanzuro imigambi n'amategeko by'iyo nyamaswa. Umugabane wa 4, ubuhanuzi bw'ibyumweru 70 dusoma muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 23 kugeza ku wa 27, cyangwa se bitewe n'ingeri ya Bibiliya ukoresha, dusoma muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 24 kugeza ku wa 27, n'ubuhanuzi bw'iminsi 2300 dusoma muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14 bwasohoye ku isaha y'Imana idahusha. Ibi byavuye byararangiye kuko ubuhanuzi bw'ibyumweru 70 bwasohoye mu mwaka wa 34 ku iterwa amabuye rya Stefano ku muhindo w'uwo mwaka. Imyaka 490 iba irarangiye. Imbabazi kuri Isirayeli ziba zirarangiye. Hashira imyaka isaga 36 ubuhanuzi bwaramaze kurangira. Imbabazi zararangiye kuri Isirayeli zisigaraniwe umuntu ku giti cye, kuko nyuma y'iyo myaka cyangwa se nyuma y'uwo mwaka abatambyi benshi barihannye. Sawuli yarihannye,
ubutumwa bwakomeje kubwirizwa hirya no hino kugeza mu mwaka wa 67 ubwo Yerusalemu yagotwaga bwa nyuma cyangwa se yagotwaga ku mu cya 844 bwuzura ku isaha y'Imana idahusha burasohoye. Umugabane wa 5, inshuti mukundwa, ibi bintu byumve neza. Ubuhanuzi bw'imyaka 1335 dusoma muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 12 ubwo gutangiza igika cya 4 giheruka cy'itorero ry'Imana ryiswe abategereje b'umunsi wa 7, abadventiste umunsi wa 7, nk'uko byari byarahanuwe n'iryo zina rikandikwa mwaho kandi bikaza bisohoza ko ari itorero ryasigaye, nk'uko tubisoma muri Daniyeli, nk'uko tubisoma mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 17 ko bazaba ari itorero rihagurukiye kubwiriza ukuri kwa nyuma guheruka bwuzuye ku gihe kitarenzeho umunsi n'umwe. Inshuti mukundwa, ubuhanuzi twamaze kubona bw'ibyumweru 70 harimo no kuvuka k'umukiza bwuzuye ku isaha idahusha y'Imana. Isaha turimo ubu irahura neza n'ibyo Yesu yahanuye ati abantu bazagushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba ku isi. Ibyo tukabisoma mu butumwa bwe bwanditswe na Luka igice cya 21 umurongo wa 26. Umva nawe, niba ariko byamaze guhanurwa kandi akaba ariko byamaze kwanzurwa no kwemerwa, iyi saha duhagazemo kabanziriza umubabaro utarigeze kubaho ubwo abana b'Imana bazaberekera mu mavumo, mu bihanamanga, mu gukurwa mu byabo, kuko turi gusatira isaha iboneka mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 15 kusiriza ku murongo wa 17. Umva nawe, umwaka w'1999 wari uwo kurema igishushanyo cy'inyamaswa no kugiha guhumeka ngo kivuge, no kugiha guhumeka ngo kivuge. Ibyo kandi byamaze gusohora nk'uko byanditswe mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15. Ibi byasohoye ku isaha idahusha. Mwaka wa 2012 Peterson, igisonga cya papa, yatangaje ko Vatican igiye kubaka ibiro byayo i Yerusalemu. Ibi byacicikanye kuri CNN Business, ikinyamakuru cy'Abongereza, byacicikanye kuri Reuters, byatambutse ku binyamakuru birimo romereports.com, byatambutse ku kinyamakuru cyitwa Half Coast Politics. Ibyo byaratambutse bisohoza ibyanditswe n'umuhanuzi Daniyeli igice cya 8 ku murongo wa 23 kugeza wa 25, hamwe n'ibyanditswe mu gitabo cya Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 40 kugeza wa 45. Umva icya 9. Muri uyu mwaka ubyumve neza, uyu mwaka wa 2012 Isirayeli yahamagaje itsinda ry'abahanga mu by'ubwubatsi bikekwa ko ari ukwiga inyubako bagombaga kubaka ahahoze umusigiti, cyangwa se ahari umusigiti wa Islam witwa Dome of the Rock, bakahubaka urusengero rw'Abayuda nk'uko byahoze. Ibi bikimara gutangazwa nabyibajijeho byinshi. Bizacura iki igihe bazaba bamaze kuvanaho uyu musigiti witwa Dome of the Rock bakahubaka urusengero uko byahoze ku ngoma ya Dawidi? Ibi sinzi uko ubyumva neza, reka nikomereze tuze kubyumva. Ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 9 2014 i Seoul muri Korea y'Epfo hasinywe amasezerano yo kwihuriza hamwe kw'amadini yose ku isi yose. Umwanzuro bawugeraho mu ihuriro ryiswe ihuriro ry'urubyiruko riharanira amahoro ku isi. Icya 11, umwaka wa 2014 n'uwa 2015
yari imyaka y'imbabazi yo kwihuriza hamwe kw'amadini ya gipagani na kiliziya gatolika nk'uko n'ubusanzwe byari byaramaze gutegurwa. Umwaka wa 2017 yari imyaka yo kwihuriza hamwe kwa kiliziya gatolika n'amadini ya giprotestani byuzura neza ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa karindwi 2017, ubwo abaluterani batangazaga ku mugaragaro ko bamanuye ibendera ry'ubuprotestani. Ntawe utarabyumvise, ntawe utarabikurikiranye, kandi ibyo byose byatambutse tubikurikirana tubyitegereza. Umva nawe, icya 13 ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2015 hatambutse itangazo rya dimanche ryatangajwe mu ibaruwa ya gishumba ya Papa Francis yise Laudato Si ku ngingo ya 233 kugeza 237 ahamagarira amahanga kuruhuka no kubahiriza icyumweru, bakagisimbuza itegeko rya 4 ry'isabato mu buryo bwo kurengera ibidukikije, bisohoza amagambo yanditswe mu gitabo Intambara Ikomeye. Cya gitabo cyatanzwemo impano ku rupapuro rwa 414 kugeza 416, ari byo biri gukomeza kuza byototera amagambo ari kuri iyo paje 416 avuga ngo abakomeza isabato yo muri Bibiliya bazaregwa ko ari abanzi b'amategeko na gahunda, ko babangamiye imibereho myiza ya rubanda, ibyigenge kandi byangiritse, kandi bakaba aribo batuma Imana igiye gucira isi iteka ku mpamvu zo kuba batubahirije amategeko y'icyumweru, kandi by'ubwabyo kutubahiriza amategeko y'icyumweru nk'uko byanditswe muri Laudato Si bikaba biri kurehereza mu kuvuga ko ari ugukurura isi umuvumo. Umva icya 14, umwaka wa 2019 umwaka wa 2018 n'uwa 2019 yari imyaka yo kwihuza kwa kiliziya gatolika n'amadini ya kisilamu kugira ngo byuzuze ibyavuzwe n'umwami Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 11 ku murongo wa 43 ko ibi bizuzura ku itegeko ryatangajwe n'umwami Imana nk'uko byanditswe muri aya magambo yatuwe neza ngo munyemerere nyasome uko ari tudakikiye cyangwa ngo tubivuge mu mitekerereze yacu bitume bisobanuka nabi. Daniel igice cya 11 ku murongo wa 43 handitswe ngo ndetse azahindura ibintu by'umurimbo by'izahabu n'ifeza n'ibindi bintu by'igiciro cyinshi byo mu Egiputa, Abanyalibiya n'Abanyetiyopiya bazamushagara. Iyo havuzwe Abanyalibiya n'Abanyetiyopiya na Egiputa haba havuzwe amahanga runaka mu by'imyizerere. Etiyopiya na Libiya haba havuzwe imyizerere ya kisilamu, naho Egiputa haba havuzwe imyizerere ya gipagani. Iyo havuzwe umusozi wera cyangwa se ubutaka bwera haba havuzwe Yerusalemu. Iyo havuzwe Abedomu n'Abamowabu cyangwa se n'imfura z'Abamoni, ya matsinda 3 Abedomu bisobanuye, Edomu bisobanuye utukura, kandi utukura akaba ari cyoya akaba ari Esawu mwene se wa Yakobo bavukana. Haba havuzwe aba Esawu. Havugwa Abamowabu n'imfura z'Abamoni, haba havuzwe abakomoka kuri Loti. Abakomoka kuri Loti bikaba byaravuzwe ko ari abasambanyi, naho Abedomu bakaba bavuzwe ko ari abanyagasuzuguro, abakerensa, abahakana iby'agakiza nk'uko Esawu byamugendekeye. Niba rero ibi byaramaze kuba, byumve neza, icya 15 kuwa 29 z'ukwa gatanu 2019 mu mijyi 2000 yo mu bihugu 125 habereye imyigaragambyo iyobowe n'umukobwa w'imyaka 16 Greta, akangurira abatuye isi kubahiriza ibikubiye muri Laudato Si ya Papa ku mihindagurikire y'ibihe. Iki cyatambutse ku makuru acicikana hirya no hino mu buryo abantu batashoboye kubyumva neza.
kandi nusoma igitabo cyanditswe na Ellen White cyitwa Ellen White Elodono Prophecy cyangwa se Ellen White n'impano z'umwuka, icyigisho cya 23 kivuga ibizabaho mu gihe kizaza, urasanga ko nyuma y'ikwirakwizwa ry'igitabo intambara ikomeye, mu gihe cy'indwara z'ibyorezo ariho hazifashishwa ibyo biza bizaba biri kuyogoza isi mu cyiswe imihindagurikire y'ibihe, bagaprofitiramo gutangaza ikiruhuko cy'umunsi umwe, kandi kizaba ikigeragezo gikomeye cyane ku bwoko bw'Imana. Byumve nawe, kuwa 20 ku itariki ya 20 kugeza ku 23 z'ukwa 9 2019 mu mijyi yose ya Amerika, uyu mukobwa yakoreshereje imyigaragambyo yasoje atanga imbwirwaruhame muri UN ku kijyanye na climate change, ku kijyanye n'imihindagurikire y'ibihe. Yagiye muri UN atangaza ikijyanye n'imihindagurikire y'ibihe. Ibi byaratambutse, twibagirwa neza ko byari byaramaze guhanurwa n'Umwami Imana, bivugwa neza muri iki gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo ku rupapuro rwa 50 handitswe ngo ukwangirika kuzuye ahantu hose kurenza ubushobozi bw'ikaramu ibasha kubyandika. Buri munsi uzana n'uburyo bushya bwo kwivumbagatanya mu bya politiki n'uburiganya. Buri munsi uzana amakuru ahagarika abantu umutima yerekeranye n'urugomo no kwica amategeko, amakuru yerekeranye no kutita ku mibabaro y'abantu, ibikorwa byo guhubuka, ibikorwa bya kidayimoni birimbura ubuzima bw'abantu. Buri munsi wose uhamya ko ibikorwa byo guta umutwe, ubwicanyi no kwiyahura bigenda byiyongera. Kandi umaze kumva neza aya magambo, urumva neza ko ibijyanye n'indwara kirimbuzi, ibijyanye no kwangirika k'uburyo butandukanye, ibijyanye no guhangayika kw'amahanga bikomeje kugenda byiyongera. Ku rupapuro rwa 52 isubi ya 4 haranditswe ngo mu gihe cy'umubabaro no kugwa mu rujijo kw'amahanga, hariho benshi bazaba batarirunduriye mu mbaraga zangiza abantu zo mu isi no mu murimo wa Satani. Bene abo bazicisha bugufi imbere y'Imana, bayihindukirire n'umutima wabo wose, kandi abo bazemerwa ndetse bababarirwe n'Imana, kuko bazaba batarirunduriye muri ibyo. Iyi myigaragambyo, iyi myivumbagatanyo n'ibindi bijyanye nabyo, ndetse no guhamagarira abantu guhatirwa kuruhuka umunsi umwe, binyuranye n'ijambo ry'Imana, kandi biri kudusohoreza, kuduhamagarira kumva neza agaciro k'isohora ry'ibyahanuwe. Byumve neza nshuti muvandimwe, icya 17 byahanuwe ko Yerusalemu izongera kubakwa aho yahoze. Ibi urabisoma neza mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya, mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya mu gice cya 12 ku murongo wa 6, wumve neza uko byari byaravuzwe n'umuhanuzi Zekariya. Byari byaramaze kwandikwa mu mizo ya mbere. Byumve uko yabivuze. Biranditswe ngo uwo munsi abatware b'Ubuyuda nzabahindura nk'urujyo ruriho umuriro, bashyira mu nkwi cyangwa ifumba bashyize mu miba y'ingano. Bazakongora amahanga yose bakikije iburyo n'ibumoso, kandi bazabona i Yerusalemu hongeye kubakwa aho hahoze. Niba ibyanditswe byarabivuze rero ngo bazongera kubana i Yerusalemu hongeye kubakwa aho hahoze, sinzi niba ibi bintu uri kubyumva neza. Ibi byasohoye ryari? Byasohojwe ku munsi, byasohojwe mu kwezi kwa 4 2018 ku iteka ryaciwe na nyakubahwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Yategetse mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2017, kandi bibyuzura mu kwezi kwa 4 2018, hashize imyaka 70 Isirayeli ibonye ubwigenge. None niba byaruzuye nyuma y'imyaka 70 Isirayeli ibonye ubwigenge, ibi bigashyirwa mu ngiro ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 4 2018 i Tel Aviv muri Isirayeli, ubwo hari hashize iyo myaka, ekezaho ku isohora ry'ubuhanuzi. Kandi ubyumve neza uko byanditswe mu Baroma, byumve neza uko byanditswe mu Baroma igice cya 11 ku murongo wa 25 handitswe aya magambo ngo
umurongo wa 25, bene data kugira ngo mutabona uko mwirata ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisirayeli bamwe banangiwe imitima ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse. Nibwo abisirayeli bose bazakizwa nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutumvira Imana. Iryo ni isezerano ryasezeranijwe ubu bwoko. Niba kuri iri tegeko bagomba kongera kugarurirwa i Yerusalemu, umurwa mukuru wa Isirayeli, kandi Yerusalemu uyu murwa mukuru bukaba bwa butaka buri muri Palestina. Ibi bikaba byaramaze gucibwaho iteka. Sinzi uburyo uri kubyumva neza, uburyo uri kubyumvamo, kandi bikaba byari byaravuzwe neza ko igihe bizaba bibaye bizaba biri kwegera umusozo w'abanyamahanga kwinjira mu itorero. Sinzi uko ubyumva. Reka nkomeze, ahari wenda imbere urashobora kuza kubyumva. Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu 2020, papa yahamagariye abayobozi b'isi gushyira imbaraga mu kuruhuka icyumweru nk'imwe mu ngamba zo kurwanya coronavirus. Ibi byatangajwe nawe ubwe mu cyiswe common good. None hirya y'ibi no gushyingiranwa n'abahuje igitsina kuri kugenda kugaragara hirya no hino ku isi, harakurikiraho iki? Hirya y'ibi no kurushaho kugomera Imana kuri gukomeza kugenda kwigaragaza, harakurikiraho iki? Ahari wenda ushobora kuba utarabyumva neza, nyemerera wumve neza icyo umukiza wacu yasesenguye. Mu gihe kugira ngo ushobore kubyumva neza icyo umukiza wacu yasesenguye, kugira ngo twerekeze amaso mu murimo twahamagariwe, yarivugiye ati byerekezeho amaso mu butumwa bwe bwanditswe na Mariko igice cya 16. Mariko igice cya 16 umurongo wa 15 n'uwa 16, aho umukiza wacu yavuze ati, arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Iki kandi yari yaragishimangiye neza mu butumwa bwe bwanditswe na Matayo mu gice cya 21 cya 24 ku murongo wa 14. Mu bimenyetso bigomba kuranga ukuza kwe yakivuze neza ngo, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko ize. Mu gihe uburyo bwari bumenyerewe gukoreshwa mu ivugabutumwa bugize inkomyi, ntibihagarika iyo nshingano twasigiwe n'umukiza wacu, kuko nibwo buryo bwo gukomeza gusesengura ko ibya wa munsi twategereje igihe kirekire wo kugaruka kwa Yesu kigeze. Hari uburyo burenga 20 bwakoreshwa kugira ngo uwo murimo wo gukiza imitima ukomeze. Bumwe muri ubwo buryo rero ubusanga bwararinganijwe neza n'umukiza wacu, kuko yari yaramaze kubitegura mbere yuko biba, nk'umenyera iherezo mu itangiriro. Umva nawe, iyo ufashe iki gitabo cyitwa umurimo wa Gikristo, mu cyigisho cya 10 cyacyo, chapter ya 10 cyangwa se chapter 10 cyangwa se icyigisho cya 10, uhasanga uburyo 20 twashobora gukoresha. Uburyo bwa mbere ni ukubwiriza inzu ku nzu, urugo ku rundi. Kandi kubwiriza urugo ku rundi ubu byamaze guhindura uburyo. Mu mabwiriza yo kwirinda dushobora gukoresha telefone, kuko ikoranabuhanga ryo ryabyoroheje. Dushobora gukoresha WhatsApp, dushobora gukoresha uburyo bwarwo bwose bwa social media, WhatsApp, SMS, Instagram n'ubundi buryo twashobora gukoresha, nk'uko byanditswe muri Luka igice cya 4 ku murongo wa 38 kugeza ku wa 41, Luka igice cya 5 umurongo wa 12 kugeza ku wa 16, n'umurongo wa 27 kugeza ku wa 31, kandi tugashobora kugera kuri iyo mitima. Muri cya gitabo umurimo wa Gikristo ku rupapuro rw'105 haranditswe ngo, umurimo ukorwa kuva ku rugo ujya ku rundi unganya, uwo murimo unganya agaciro n'uwo kubwiriza mu ruhame. Unganya agaciro n'uwo kubwiriza mu ruhame. Hagomba gukoreshwa umwete n'ubwitonzi bya buri wese
kugira ngo abakizwa baboneke. Igihe umurimo w'umuntu ku giti cye wirengagijwe, amahirwe menshi y'ingenzi arazimira. Ayo mahirwe menshi y'ingenzi rero, ayo mahirwe menshi y'ingenzi n'aya yo kubwiriza urugo ku rundi, inzu ku yindi. Tugomba kubwiriza nk'uko Yesu n'intumwa ze babwirizaga. Icya mbere, yihuzaga n'abantu, making contact. Ubwo nibwo buryo tugomba gukoresha, making contact, tukabukoresha mu mbaraga. Uburyo bwa kabiri, akabereka ko yitaye ku bibarushya n'ibibanezeza. Uburyo bwa gatatu, akabaha ibyo bakeneye. Uburyo bwa kane, bakamugirira icyizere. Uburyo bwa gatanu, akabararika ati munkurikire. Uburyo bwa gatandatu, akabigisha, akabatoza umurimo indwi. Akavuga ati mugende muhindura abantu abigishwa banjye. Kandi ubu buryo turamutse tubukoresheje, kuko ariyo nshingano yadusigiye, nibwo buryo abantu bashobora guhindukiriramo umukiza wacu muri ibi bihe by'amage, bakamutegaho amakiriro. Umva nawe, yigeze no gukoresha ubundi buryo bwa kabiri, cyangwa se itsinda rya kabiri, cyangwa se ingeri ya kabiri mu kubwiriza ubutumwa. Uburyo bwa kabiri, metode ya kabiri, ni ugutuma babiri babiri. Uyu munsi wa none gutuma babiri babiri ntibishoboka kubwo kurinda ubuzima bwacu, kuko n'ubusanzwe byanditswe muri Mariko igice cya 13 ku murongo wa 33 ngo mwirinde. Nyamara turamutse dufite undi mudendezo n'ubundi buryo bwo gushobora gusohoka, gutuma babiri babiri ni uburyo Kristo yateganije ko ubwo buryo buzaba uburyo bwiza cyane bwo kubwiriza ubutumwa, nk'uko byanditswe muri Luka igice cya 10 umurongo wa 16, aho umukiza wacu yeruye ko tugomba gutuma babiri babiri. Kandi ubwo buryo bwo gutuma babiri babiri bukaba ari uburyo bwategetswe n'umwami wacu kugira ngo ubutumwa bwe bushobore kubwirizwa hirya no hino ku isi. Muvandimwe inshuti muri, niba ibi bintu umaze kubyumva neza, ukaba umaze kubisobanukirwa neza, ubwami bwa Kristo buri bugufi bwo kugera ku musozo. Turi bugufi bwo kwinjirana imbaga mu murongo w'ubutumwa. Hari uburyo bwo kubwiriza dukoresheje inyandiko, hari uburyo bwo kubwiriza mu ruhame, ubwo ntibugishoboka. Hari uburyo bwo kubwiriza dukoresheje gutanga impano, gutanga ubufasha. Hari n'uburyo bwo kubwiriza dukoresheje ubwitange bwo gutanga amafaranga, nk'uko ibyanditswe byera bibivuga, tukohereza no. Kuko n'ubu buryo turi gukoresha bwo kuri Zoom ni uburyo bukoresha amafaranga. Ubwo buryo bwose bwateguriwe kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Tukiri mu gusesengurira hamwe ubuhanuzi bwamaze gusohora, nyemerwe mu ncamake ubuhanuzi butari bwasohora, kugira ngo tumenye aho urugendo dusigaje. Kugira ngo dushobore kumenya urugendo dusigaje, ni uko tumenya ubuhanuzi butari bwasohora. Hasigaye igihe kingana iki ngo dutahe iwacu mu ijuru? Abagenzi bari maso rero nka Mose bakwiriye gutanga amakuru y'urugendo, kandi ntitugomba gutungurwa, kuko twe dufite ikarita y'urugendo, dufite ikarita, dufite inzira tugomba kugira, dufite ikarita mu biganza byacu, dufite Bibiliya, tukagira n'umwuka w'ubuhanuzi. Ibi nibyo bidufashamo tugashobora gusobanukirwa neza n'urugendo dusigaje, kugira ngo dushobore gutaha iwacu mu ijuru. None amaso rero dusigaje urugendo rungana iki? Icya mbere, dutegereje ubuhanuzi bwo guhetura isi bw'ubutumwa bwiza mu ijwi rirenga n'irangira ry'umurimo. Kandi ibi bigomba gukorwa mu buryo bwihuse, kuko hari ibihugu ndetse n'uduce runaka tutari twamara kugerwamo n'ubutumwa bwiza. Icya kabiri, dutegereje kurenganywa n'igishushanyo cy'inyamaswa, kuko cyamaze kuremwa. Ibyo byo byararangiye, cyamaze kuremwa, nk'uko tubisoma mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17,
dutegereje kurenganywa n'igishushanyo cy'inyamaswa kuko cyo ubwacyo cyamaze kuremwa no kurambura ikiganza hejuru y'umwoyo w'abatandukanyaga. Ibyo byarasoje. Icya gatatu dutegereje guhatirwa kuruhuka umunsi umwe biherekejwe no kubuzwa kugura no kugurisha nk'uko tubisoma mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 16 kugeza ku wa 17. Ibi nabyo biri kunugwanugwa. Niba Saturday, umunsi w'isabato, waramaze gufatwa nk'umunsi w'imirimo isanzwe, umunsi wa Sunday, dimanche, ku cyumweru waramaze gufatwa nka Sunday rest, umunsi w'ikiruhuko ku isi yose, ibyo kandi bikaba byaramaze gusozwa, igisigaye ni uguhatirwa kubishyira mu bikorwa. Icya kane, dutegereje isohora ry'ubuhanuzi muri rusange bwo gusohoka mu midugudu minini n'imidugudu mito kugira ngo twerekeze ahavuje kandi hababaje. Icya gatanu, dutegereje isohora ry'ubuhanuzi bw'itegeko teka. Byumve neza, dutegereje isohora ry'ubuhanuzi bw'itegeko teka ritwambura uburenganzira bwo kurengerwa n'amategeko ya leta z'isi. Iri tegeko teka rero nirimara gucibwa mu nteko zishinga amategeko ya za guverinoma zo ku isi, ikizaba gisigaye ni ukurenganywa, ni uguhohoterwa, ni ukubuzwa uburenganzira. Icya gatandatu, dutegereje ubuhanuzi bwo kwirema amatsinda duhunga abanzi b'inzira ya Yesu. Kwirema amatsinda duhunga abanzi b'inzira ya Yesu. Ntabwo tuzahunga igihiriri kandi ntituzahungana ibyo kurya ndetse n'amazu n'amasambu n'imitungo, kuko ibyo bizaba byaramaze gukoreshwa. Ibizaba bitarakoreshejwe bene byo bizabahindukira nk'umutwaro ugiye kubagwira. Ibyo turabitegereje imbere aha. Byumve neza. Icya karindwi, dutegereje itegeko teka ryo kwica abera bisumba byose, kandi rizategekwa ari mu gicuku ku itariki ku munsi umwe mu gicuku, kuko gahunda zose zizaba zaramaze kunozwa kandi n'ibyago bizaba biri gusukwa. Icya munani, dutegereje isukwa ry'ibyago birindwi. Isukwa ry'ibyago birindwi, kandi isukwa ry'ibyago birindwi rizaza mu irangira ry'umurimo, kuko nta kundi kubwiriza ubutumwa kuzaba guhari. Icya cyenda, dutegereje igishyitsi gikomeye kizasenya ibiri ku isi. Aya mazu n'imitungo yose bizabanza bisenyuke, tubisiga byaramaze gusenyuka. Icya cumi, dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuboneka ku bicu kwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, aje gucyura ubwoko bwe, kuko mbere yaho hazaba haramaze kumvikana ijwi ritangaza isaha n'umunsi byo kugaruka kwe, kandi ibyo bizakorwa n'Imana. Abera bazabyumva ari ijwi ry'Imana, abanyabibi bumve ari uguhinda kw'inkuba. Nshuti mukundwa rero, dufite ibyiringiro bishyitse by'uko umwami wacu aje, by'uko umukiza wacu agiye kuza vuba bidatinze. Nyumva neza, niba ufite gushidikanya, dutegereje ibyiringiro by'umugisha byo kuboneka kwa Yesu. Ibi ubaye utabyumvise neza, ejo cyangwa ejo bundi dushobora kongera kureba ibikorwa by'itorero, ibikorwa Kristo yadushinze gukora, nabyo ubwabyo bibihamya, bigaragaza neza ko dusatiriye iherezo. Ntituzi umunsi, ntituzi n'isaha, ariko dusatiriye iherezo. Imana ihabwe icyubahiro. Umva neza amagambo ari mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Luka igice cya 21 ku murongo wa 27. Handitswe ngo, Luka igice cya 21 ku murongo wa 27 handitswe ngo, ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Umurongo wa 28 ukaduhatira kumva aya magambo ngo, nuko ibyo nibitangira kubaho, biriya tumaze kubona nibitangira kubaho, muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Kandi bimushobora kuza kubyumva neza, aho muzabona guverinoma z'isi
ibigo bitandukanye byo muri zo byaramaze gutoza kumenyereza kumvikanisha ko umunsi w'ikiruhuko ugomba kuruhukwa na rubanda rwose. Guverinoma z'isi niho ziri kwerekeza, amadini niho ari kwerekeza, uburyo bwose n'ubushobozi bwose niho buri kwerekeza. Muri make dusatiriye ibihe bikomeye, ni uguhagarara ukarengera ukuri mu mbaga nyamwinshi y'abarwanya uko kuri, ukaba witeguye no kuba wahara umutungo wose utunze cyangwa n'ibikorwa byawe kugira ngo uhagararire ukuri kw'Imana. Cyangwa se ni uguhagarara ugahakana ukuri weruye, cyangwa ukagendera muri icyo kiryarya, ntuhagarare mu kuri nk'uko kuri. Bizaterwa n'imbaraga ya Mwuka Wera ikuyobora. Mbere y'uko tugera muri iyo saha iheruka, tugomba kubanza gusukirwa mu mitima yacu Mwuka Wera mu mvura y'itumba, kugira ngo dushobore kugera ku musozo mbere y'irangira ry'igihe cy'imbabazi, ubwo abana b'Imana bazaba bagifite ubushobozi bwo kwakira ubutumwa bwiza. Hazabanza kubaho gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga, kuko n'ikimenyetso cy'inyamaswa nacyo kizaba gishyirwa mu ruhanga no mu kiganza. Hazabaho isukwa rya Mwuka Wera mu mvura y'itumba kugira ngo tubashishwe guhamya. Hazabaho ijwi rirenga n'irangira ry'umurimo bibanzirijwe n'ishungura igosora. Ibi bintu bigomba kubanza kubaho. Ku bw'ibyo rero, kugira ngo abana b'Imana bazabe biteguye mu gihe cy'umubabaro ukomeye, Imana yiteguye kudushyiraho ikimenyetso cyayo kugira ngo dushobore guhagararira ukuri tutanyeganyega. Imana isumba byose bashoboze kubyumva neza, mu izina rya Yesu, amen. 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 Mugenzi komera, Yesu ari hafi, twamutegereje kera, tugiye kwitahira iwacu heza, turirimbe ko dutsinze, twihangane twe kumuhemukaho, kandi wataduhemukiye, yatweretse urukundo ruhebuje, nirwo rwatumye dupfira. Mugenzi komera, utegereze umudugudu w'izahabu, wateguriwe abakiranutsi, niho tuzaruhukira. Ihangane, ntabwo tuzaguma mu buhamya no mu miruho, hari umwijima uzataburuka, igitondo gitangaze. Mugenzi komera, dore araje, uwo muremyi wa byose, azanye n'abamarayika benshi, azanye n'ingororano. Ihangane ugeze igihe Umukiza azamubwira aya magambo, ngo mugaragu mwiza ukiranuka, igire mu munezero. Mugenzi ujya uhora wihanganye, komeza kwizera kwawe, amarira yawe ahanagurwe, maze uzahabwe n'ikamba. Ihangane mwene data, ni koko isezerano rye ni impamo, uzibanirayo n'abakijijwe na Yesu
umukiza wacu. Dusenge. Imana data wa twese, izina ryawe niryubahwe. Urakoze kuduhishurira ibyamaze gusohora mu buhanuzi ndetse n'ibyo dutegereje imbere aha. Ntabwo ari umwanya wo kudutera ubwoba, si n'umwanya wo kudukangaranya, ni umwanya wo kudukangura ngo tuve mu iroro, dushikame neza mu birindiro byacu, tutanyuranya n'umugambi n'amahame na gahunda washyize mu itorero ryawe, kuko ritazasimburwa. Tutanyuranya nawe, ndinginze cyane kugira ngo Mwuka Wera akomeze dutegure tuzaboneke mu bwami bwawe. Nsabiye abo duhuriye kuri uyu murongo bose, nsabiye itorero ryawe muri ibi bihe bidukomereye kandi ibihe by'umwijima, ibihe bitugoye mu mikorere iruhije, ngo wambike imbaraga abayobozi, ukomeze ubahe ihishurwa ryatuma ukuri gukomeza kugera kubo gukwiriye kugeraho, kugira ngo barusheho kwitegura, kuko wa munsi twategereje igihe kirekire dore nguyu uraje. Umunsi w'ibyiringiro, umunsi wo gukizwa, ndavuga gucungurwa by'iteka, umunsi wo kubaturwa muri aya majune, umunsi wo kunezeranwa n'umwami wacu, ariko kandi ukazaba umunsi w'amarira kuri bamwe, umunsi wo kuboroga, umunsi wo gutaka n'umunsi wo kurimbuka, kuko batigeze bahagarara neza mu birindiro wari wabahamagariye guhagararamo. Niyo mpamvu rero twebwe twicishije bugufi tugusaba imbabazi ngo tubabarire ibyaha byose twakoze, tuzashobore guhagarara neza kuri uwo munsi. Mu gihe bazaba bakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Imana ntibaribone, twe dufite amahirwe yo kuryumva, dufite amahirwe yo kuryiga, kandi muri ibi bihe by'inzara dushoboze gukomeza guhunika amazi azadufasha muri ibyo bihe by'umwijima, kugira ngo twitegure ubwami bwawe. Nsabiye abafata byemezo bose ngo bakomeze bayoborwe nawe, kandi ukomeze uhagarikire umurimo, ukomeze ufate imiyaga kugira ngo idahuha ikimenyetso cyawe kitarashyirwa ku ruhanga rw'imbata z'Imana, ziniha ibizira bigakorerwa mu isi bikabatakisha, kugira ngo turusheho kwitegura ubwami bwawe. Komeza udushoboze guhagarara neza kugeza ubwo uzadusanga mu mahoro, kandi natwe tukazahoberanira nawe ku bicu. Tubisabanye kwizera mu izina rya Yesu, umwami n'umukiza wacu. Amen. Amen.